ese icya cumi naco bacita ituro? Icya cumi citwa ituro rya kimwe mu icumi. Niba rero ufite umushahara w'ibihumbi 300, icya cumi cyawe gitandukanye n'ic'umuntu wahawe impano y'ibihumbi 300. Abavuga ko icya cumi cavuyeho mu Isezerano Rishya babikura he? Abavuga ko icya cumi cavuyeho mu Isezerano Rishya ni inyigisho zazanywe n'uwitwa Rusere. None se Pasteur, uwakumva muri kiganiro ari umukirisitu ntiyakumva yuko urimo urabuza abantu gutanga icya cumi? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu musamo muri kumwe nanje Murakaza Edouard, abari mu Rwanda, Shalom abari mu Burundi, Yambi abari muri Congo, Mozambique, Malawi, Afrika y'Amajepfo, muri Kenya, Uganda, Tanzania, aho hantu uherereye hose muri Afrika ushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Tuguhaye ikaze kuri Gusenga Everyday, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Abari ku mugabane w'Uburayi tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ari ku mugabane wa Amerika, Shalom turabakunda cyane cyane abantu bari muri Canada turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Ari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Nkuko mubona kuri kamera za Gusenga Everyday turi kumwe na Pastoral. Shalom shalom. Amakuru yanyu turakomeye? Muraho murashima Imana? Turi bazima. Murimo mugende mworoherwa? Yego. Pasteur, twikubaza ku cya cumi. Pasteur, ikibazo cya mbere, ese icya cumi naco bacita ituro? Usomye muri Maraki igice cya 3 tangire ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10 hariho amaturo ya kimwe mu icumi. Nubango icya cumi citwa ituro rya kimwe mu icumi, barabivuga. Bavuga icya cumi gusa, ahubwo ituro rya kimwe mu icumi barabivuga. Ni ituro rero nk'ayandi, kwari ubwoko bwinshi ariko ni ituro nk'ayandi, babyitako ituro rya kimwe mu icumi. Pastor akoze. Pastor, none uretse icya cumi hari ubundi bwoko bw'amaturo? Hari ubwoko bwinshi mu Isezerano rya kera. Ubundi ubwoko bw'amaturo mu Isezerano rya kera ni 8. Ubwoko bw'amaturo ni 8. Ubwoko bwa mbere hari ituro ryasimburaga igitambo c'ibyaha. Ubwoko bwa kabiri hari ituro ryasimburaga igitambo cyo kwimenyaho urubanza. Ubwoko bwa gatatu hari ituro ryasimburaga igitambo cyo koswa. Noneho hakajaho ubwoko bwa kane, hakazaho umuganura. Ubwoko bwa gatanu hakaza umuhigo. Ubwoko bwa gatandatu hakaza ituro ry'uko umuntu ari amahoro. Ubwoko bwa karindwi hakaza ituro ry'umutima ukunze. Ubwoko bwa 8 hakaza icya cumi. Nukuvuga ngo usomye Maraki igice cyawo cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10 hari icya cumi. Usomye gutegeka kwa kabiri igice cya 26 umurongo wa 2 hari umuganura. Usomye noneho Abalewi igice cyawo cya 5 kugeza ku cya 7 hari ituro ry'umutima ukunze, hari ituro ry'uko umuntu ari amahoro, hari ituro risimbura igitambo c'ibyaha. Usomye Yobu igice cya 1 umurongo wa 5 hari ituro risimbura igitambo cyo koswa. Ubwo nukuvuga ngo ni 8. Noneho mu Isezerano rya kera byari amaturo n'ubwoko 8. Mu Isezerano Rishya 3. Mu Isezerano rya kera havaho ituro ryasimbura igitambo c'ibyaha, havaho ituro ryasimbura igitambo cyo kwimenyaho urubanza, havaho ituro ryasimbura igitambo cyo koswa. Noneho hasigara umuganura, hasigara umutima ukunze, hasigara uko umuntu ari amahoro, noneho hasigara n'umuhigo, noneho hasigara n'icya cumi. 5 yasigaye mu Isezerano Rishya hiyongeraho rimwe. Ituro ry'ivuga butumwa Abakorinto wa mbere igice cya 9 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 avuga ngo mbese niba twarababibye n'ibyo umwuka ntibikwiye ko tubasarura n'iby'umubiri. Uvuga ngo ituro ry'ivuga butumwa ribari rya 6. Uyu munsi wa none hari amaturo y'ubwoko 6. Mu Isezerano rya kera hari ubwoko 8, 3 avaho hasigara 5. None hatanu yongeramo ituro ry'ivuga butumwa Abakorinto wa mbere igice cya 9 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Niyo umuntu abwirije ugafashwa ukanezezwa n'ijambo ry'Imana wumvise, ukwiriye gutanga ituro. Iryo ntirigishwa impaka, ni ituro ryitwa iry'ivuga butumwa. Ubwo uyu munsi hari 6.
hari umuhigo, hari umuganura, hari uko umuntu ari amahoro, hari umutima ukunze, hari icacumi, hakaba n'ituro ry'ivuga butumwa uyu munsi. Urumva hari ubwoko bwinshi, ariko atatu y'isezerano rya kera niyo yavuyeho, hasigara 5 hiyongeraho rimwe y'isezerano rishya. Pastor urakoze. Pastor none se icacumi cyatangiye ryari mu mateka? Icacumi cyatangiranye na Aburahamu. Ubundi Aburahamu ubwo yaravuye gutsinda amahanga Kiremewe, avuye gutsinda abami 5, yaragiraga ingabo, ariko mu gutahuka atabarutse rubango yatsinze, ageze mu kibaya cy'Ishave yahura na Melikisedeki ni irindi zina rya Yesu. Usomye mu Itangiriro igice cyaho ca 14 umurongo wa 17 niwo wahuje n'Abaheburayo igice ca 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Uwo Melikisedeki ni umutambyi w'isumba byose. Ijambo ry'Imana ravuga ngo wa wundi wasandaganiraga Aburahamu avuye gutabaruka gutsinda amahanga Kiremewe, Itangiriro 14 umurongo wa 14 kugeza ku 9. Ijambo ry'Imana riravuga ngo noneho ahesha Aburahamu umugisha muhumugisha. Ubwo ni Kristo mbese wahaga Yesu umugisha, ariko mwico gihe byabaga mu buryo buhishwe. None Aburahamu amuha icacumi ca byose. Ubwo noneho rero kiramanuka kirakomeza kiratangwa. Itangiriro 28 umurongo wa 20 kugeza 22 hari icacumi Yakobo yabwiye Uwiteka ngo nundindira mu rugendo ngiyemo, kazagaruka amahoro mu nzu ya data, ibyo uzampa byose sinzabura kuguha kimwe mw'icumi. Kiva kuri Aburahamu mu gihe cya Isaka, igihe cya Yakobo, kiramanuka kugeza uyu munsi wa none, ariko gituruka kuri Aburahamu icacumi. Ituro rya Kayini na Abeli nto byari ibyacumi, yari amaturo asanzwe yo gushima Uwiteka, ariko ntabwo yari icacumi. Oya. Pastor urakoze. None se Pastor icacumi cyahabwa nde? Icacumi cyahabwaga abantu 4. Icacumi cyahabwaga abatambyi, nibo bakwiriye icacumi. Na n'uyu munsi wa none abapasere na abatambyi bakwiriye guhabwa icacumi. Icacumi kigaha noneho yamara kucyakira, gahunda y'itorero igahamagara abanyamahanga, imfubyi n'abapfakazi. Gutegeka kwa kabiri igice cya 14 umurongo wa 28 kugeza 29. Noneho imfubyi, umupfakazi, umunyamahanga na pastere bakarya bagahaga. Ariko noneho uwagihawe yari afite amategeko agenderaho. Usomye gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 9 ugasoma no kubara igice cya 18 umurongo wa 20, cahabwaga umuntu wese warahiye ko atazagabana kuri gakondo yiwabo. Nizo mpamvu Abalewi gakondo yabo yari Uwiteka. Ubwo ni ukuvuga ngo Abalewi bagahabwa icacumi n'abatambyi bagahabwa icacumi. Ico cacumi cyari ic'Abalewi n'abatambyi. Abalewi wari umuryango umwe, kuko Abalewi batagiraga gakondo, kandi akaribo batoranywaga mu mutambyi, nabo bahabwaga ico cacumi kivuye mu miryango 11 isigaye ya Isirayeli. Abo nibo bagihabwaga, akaba atagira undi muri makora, ukwiriye icacumi akacakira, nta kandi kazagira. Ica kabiri yarahiye umuryango we ko atazagabana kuri gakondo, ko yemeye ko gakondo ariyo gakondo ye ari Uwiteka, akabona akagihabwa. Yarabyemeye, uwo ngono bakakimurundira bakakimuha. Ntabwo bihuje n'uyu munsi wa none, aho usanga umuntu acuruza akaja Dubai bakongera bakamuha icacumi, ugasanga afite iduka bakongera bakamuha icacumi, ugasanga afite ubusho bw'inka bakongera bakamuha icacumi. Oya, ibyo na amafuti. Ahubwo warahiye ko atazagabana kuri gakondo niwe wemererwa icacumi, kuko gakondo y'Abalewi ni Uwiteka. Noneho n'abatambyi bakarya bagahaga, ni ijambo ry'Imana rivuga. Abatambyi, imfubyi, abapfakazi n'abanyamahanga, kuko no batagira gakondo muri ico gihugu baba barimo, bitwa abasuhuke, baragihabwa nabo bakarya bagahaga. None se abahabwa icacumi bo bagitangahe? Abalewi bamaraga guhabwa icacumi bakagitanga ku batambyi. Abatambyi bonyine nibo batatangaga icacumi, ariko Abalewi bahabwaga icacumi bongeraga gutanga icacumi c'icacumi. Yanditswe mu Balewi igice cyaho ca 27 kuva ku murongo wa 26 kugeza ku 27. Abalewi bakagihabwa, bamara bagatanga icacumi c'ico cacumi bahawe, uretse abatambyi. Abatambyi we ntabwo bari bemerewe gutanga icacumi. No asuka utemererwa, ahubwo nto biri mu mategeko yabo. Ntabwo biri mu mategeko yabo. Pastor urakoze. None se Pastor, mu Isezerano rishya icacumi
cumi kiremewe. Icya cumi kiremewe mu isezerano Rishya, kiremewe. Usomye neza Luka igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza kwa 18, Luka 18 umurongo wa 9 kugeza 14, Luka 18 umurongo wa 9 kugeza 14, ugasoma Matayo 23 umurongo wa 23. Icya cumi kiremewe, ariko noneho kikagira ubusobanuro butandukanye n'icya cumi cy'isezerano rya kera. Icya cumi cy'isezerano cya kera cari gishingiye ku itegeko, ariko icya cumi cy'isezerano Rishya gishingiye ku mbabazi, gukiranuka n'ubutabera. Usomye 23 Matayo umurongo wa 23, ni imbabazi, gukiranuka n'ubutabera. Nizo mpamvu uyu munsi wa none ifite umutima mubi ntiwatanga icya cumi, ntibyemewe, kuko Matayo 5 umurongo waho wa 23 aravuga ngo nujana ituro ryawe ku gicaniro ukibuka ko hari uwo mugira ico mupfa, ugasubira inyuma rero ugakiranuka nawe, ugatunganya ituro ryawe ukarisigira uruhande, wamara ukagaruka ugatanga ituro ryawe rikabona kwakirwa. Nukuvuga ngo igisezerano Rishya Yesu yaravuze ngo rikwiriye guherekezwa n'imbabazi no kutabera, noneho no gukiranuka. Ubwo nukuvuga ngo imbabazi, tabera, gukiranuka bigaherekeza iryo turo bikabona kwemerwa. Mwisezerano Rishya riherekezwa n'imbabazi, mwisezerano rya kera ryaherekezwaga n'itegeko. None se pastor, kuvuze ngo ririya turo ngo nihagira ngo nugira ngo ikintu upfa n'umuntu ngo ituro banze ushire ku ruhande, ico ni cya cumi canke ni ituro risanzwe? Ituro ntabwo ari n'amafaranga gusa, n'indirimbo, isengesho, ijambo ry'Imana, ubuhamya uratanga mu rusengero, byose babyita amaturo. Ikintu cyose uravugira imbere y'Uwiteka ushaka kugitura Uwiteka, ubundi ni ituro. Bango nubwo waba wibutse ko hari icupfa na mugenzi wawe urabwiriza, subirayo. Nesubira banzo bikene mbere kuja kubwiriza. Niba uraririmba ukabika ko hari icupfa na mugenzi wawe, subirayo ukiranuke nawe, bazuziririmba indirimbo yawe. Uko ibyo ugiye gukorera imbere y'iteraniro ni ibyo gufasha. Niba uratanga ubuhamya wateguye, warasabye uburenganzira, ukibuka ko hari umuntu mufite ico mupfu, usubirayo ugatunganya nawe, ukabona ukaza kuvugira imbere y'abantu. N'ifaranga naryo rero ririmo, naryo ukaba wariteguye uraritanga, ariko ukibuka ko hari uwo mugira ico mupfa, usubirayo urisize iruhande. Bataho 5:23 ukagenda ugakiranuka nawe. Nizo mpamvu muri Yesaya 11:12 Yesaya igice cya 1 umurongo wa 12 aravuga ngo iyo muza kunshengerera ninde wababwiye ngo buze kundibatira urugo, amaturo yanyu mutura y'ibitambo mutamba simbyishimira. Kubera iki? Mufite umutima mubi. Nukuvuga ngo amaturo yakirwa ari uko umuntu afite umutima mwiza. Ryaba ifaranga, ryaba indirimbo, ryaba ijambo ry'Imana, ryaba ubuhamya, ikiba icura imbere y'Uwiteka cyose, ubanza gutunganya ukagira umutima mwiza, maze Uwiteka akacakirana umunezero. Nizo mpamvu no mu maturo yatanzwe Abeli na Kayini ntabwo cari icya cumi, ariko icyatumye ituro rya Kayini ritemerwa nuko yaritanganye umutima mubi, kandi Uwiteka aramutabaye aramubwira ngo urakajwe n'iki, ubabajwe n'iki, nukora ibyiza nturemerwa, ariko nudakora ibyiza dore icaci tugatugiye ku rugi, kandi niweho gishaka, ariko ukwiye kugitegeka. Kayini aganzwa n'uburakari, ariko suko atatanze byinshi, ahubwo nuko yabitanganye umutima mubi. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza wa 4 aravuga ngo kwizera niko kwatubye Abeli atamba ituro rirusha irya Kayini gushimwa, ariko kubera Kayini yatanganye umutima mubi. Itangiriro 4 umurongo waho wa 9 wa 8 kugeza ku wa 10 mu mutima mu watumye ituro rya Kayini bitakirwa. Ubwo nukuvuga ngo uwo mutima mubi rero abantu bagiye gutanga abaturo baje barawihana, abantu bagiye kubwiriza bihane icyaha mbere yo gutamba ikibwirizo, abantu bagiye kuririmba babanze bihane, n'abantu bagiye gutanga amafaranga yo gukora umurimo w'Uwiteka babanze bihane kugira ngo bahabwe umugisha. Pastor none ninde ukwiye guhabwa icya cumi mu Isezerano Rishya? Mu Isezerano Rishya ni Pastoral.
ntukwiriye guhabwa icya cumi, ariko kuko imfubyi zitavuyeho hakaba inama bamara kutunganya bamaze kucegeranya bagahamagara imfubyi, bagahamagara umupfakazi, bagahamagara umunyamahanga utagira agakondo aho ngaho, noneho bakaza bagasaranganya bakarya bagahaga maze Imana ikishima ikanezerwa. Urakoze. None se uhawe icya cumi we agikoresha ate? Uhawe icya cumi uburyo agikoreshamo ni ukuvuga ngo uko izo nzira zo kugikoresha ntabwo ari icyo kwandagaza oya, ni icyo gutunga ubuzima bwe, ariko noneho kimwibutsa ko hariho ba bantu batishoboye, nicyo kimwibutsa gusa. Nuvuga ngo aracakira ariko akabaza ese babandi nabo babonetse kugira ngo baze noneho turebe ko bose bagize ico babona, babandi bakigenewe. Nico avuga gusa, ahasigaye kikaza. Urakoze. Abavuga ko icya cumi cyavuyeho mu Isezerano Rishya babikura he? Abavuga ko icya cumi cyavuyeho mu Isezerano Rishya bitangiriye mu 1935. Ni inyigisho zazanywe n'uwitwa Rusere Grace, inyigisho z'ubuntu. Izo nyigisho Rusere Grace ni Umumerika, ni ukuvuga ngo inyigisho z'ubuntu. Rusere Grace ni Umumerika. Inyigisho z'ubuntu zivuga ngo imirimo dukorera imbere y'Uwiteka yose ngo nta kimaze, ngo kuko twatsindishirijwe n'ubuntu, niba agakiza ari ubuntu ibyo dukora byose ni impfabusa. Yigisha ko ari impfabusa. None aravuga ati haba gutanga icya cumi ntaco bibaze kuko ntibigura agakiza, twatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo ari kubw'imirimo, kugira ngo hatagira uwirarira. Abasomera aba Efesi igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 arabasomera. Amaze kubasomera aravugira ati rero gutura ntaco byongera kugakiza, yewe no kusenga Imana yagutsindishirije ntaco biba bimaze, nukwinezeza gusa. Imirimo yose dukora no gufasha abakene ntabwo bitanga agakiza. Imirimo yose dukora nyuma yo gucungurwa ni impfabusa kuko twahagakiza kubw'ubuntu, kandi Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Abasomera mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8. Nizo mpamvu atari ngombwa ngo ugire ico utanga mu rusengero kuko kitarongera agakiza. Ni ikinyoma cazanywe na Rusere Grace cyangwa Grace nyine. Muri 1935 niho byatangiye inyigisho z'ubuntu. Uzimaze kugira imbaraga zikwiye henshi cyane ko ntacu umuntu agomba gukora ngo akizwe, ntacu umuntu agomba gukora ngo abe umukristo, ntacu umuntu agomba gukora ngo abe umwana w'Imana. Arigisha biragenda bikwira hose, niyo zakomotse. Izi nyigisho rero zihuye n'umuntu w'umukristo utarakura mu gakiza ziramujyana n'uwakuze hubwo, kuko benshi gutanga biragorana. Buriya gutanga ni ikintu kigora abantu benshi. Iyo utahaye umuntu inzira yo kudatanga yumva nezerewe cyane, kuko kurekura amafaranga biragoye, kurekura itungo biragoye, kurekura imyaka biragoye. Iyo ubonye umuntu ukubwira rero ngo kurekura si ngombwa, gutanga itungo si ngombwa, gutanga amafaranga si ngombwa, uwo muntu abagize amahirwe nubwo yaba akomeye ariko umutima we abubukunze kubika. Urakoze cyane. None se icya cumi gitangwa gite mu itegeko ryacu? Itegeko ryacu ry'ukuri nuko umuntu yaba adafite akazi, iryo ni itegeko rya mbere. Nuko umuntu yaba adafite ibindi akora, nukuvuga ngo ntagira iduka, ntagira ubusho bw'inka, ntagira amasambu, kuko Abalewi ntibigeze bagabana kuri gakondo. Kanani bamaze gufata gakondo yabo yise ariyo Kanani ntibagabanye. Ubango uwo muntu ufite amasambi wabo, umuntu ufite ubusho bw'inka ntakwiriye gufata icyacu, ntakwiriye kuba umunyabushake. Umuntu ucuruza akaja Dubai cyangwa agacururiza mu gihugu, cyangwa akaba afite iduka, cyangwa akaba afite ibindi bintu akora byinjiza amafaranga, wese ntabwo ahabwa icyacu mu mategeko yacu. Iyo mategeko yacu ubundi ubango barakureba bakabona ko nta kindi ukora, bikaba ari ngombwa ngo bakubesheho ko ntaco kukubeshaho wateguye, cyangwa se waba ugifite ntubujwe kuba umupasiteri ariko ubushake. Ayo niyo mategeko. Niba hari ibindi ufite bikubeshejeho ubushake, niba hari nta kindi kintu ufite, nta gakondo, nta murimo, habwa icacumi. None se pasiteri, uwakumva muri kiganiro ari umukirisitu ntiyakumva yuko urimo urabuza abantu gutanga icacumi
ko zino nyigisho urimo uravuga izi zagomba guhabwa abapasiteri cyangwa abashumba cyangwa ababishopu? oya abantu bose bashobora kuzavamo abapasiteri, zishobora gutegura n'abazaba abapasiteri. ntari zo guhabwa abapasiteri gusa, zategura ahubwo n'abazababo kugira ngo bazabigeremo babifite, babizi neza, kuko hari ababigezemo batabifite. Mwese nk'umuntu uja Dubai, umuntu akaba afite imodoka ikora ubutakisi, amara kongera agafata icya Cumi, kandi abapfakazi batakibonaho, imfubyi zitakibonaho, abanyamahanga batakibonaho, urumva ko atari amafutiyo. Kirakwiye, gikwiye gutanga, kirakwiye. None se pasiteri, umukristo agukurikiye uramubwira ngo ntazatanga icya Cumi nabona pasiteri acuruza? oya ndi kuvuga ngo ntabwo amategeko agenga abatanga icya Cumi yari agenga abahabwa icya Cumi. We kugitanga ni ugukiranuka, ntabwo ashinzwe gukurikirana inzira z'iyo cyagiye. uwo muntu ufite inka cyangwa akaba afite iduka cyangwa akaba afite ubucuruzi akongera agafata icya Cumi, wazanyura mu rubanza. uwo muntu nawe wanga kugitanga nawe azanyura mu rubanza rwe, kuko umukristo ari mu rubanza rwo kwanga kugitanga. noneho ucakira mu rubanza rwo kucakira adakwiye. urumva ni imanza ebyiri zitandukanye. Yego. kuvuga ngo pasiteri ari gukoresha, kuko hari abakristo nabo bifata nabi muri ubwo buryo. Yego. akavuga ngo kubera pasiteri yifata nabi sinzatanga icya Cumi. none se kuzanyura mu rubanza rwo kudatanga nawe akanyura mu rubanza rwo kugikoresha nabi, wakiranuka mu ruhande rwawe, wamara gukiranuka mu ruhande rwawe ugatanga, ugakiranuka mu ruhande rwawe ugatanga. nta nizo mpamvu aba bagwa mu cyaha kimwe n'abantu banga gutanga amaturo kubera bazi ingeso z'umupasitoro. we Imana izakubaza ngo kuki utatanze icya Cumi, urangize urwawe. noneho nawe aburane, kuki wacakiraga mu nzira zitarizo, kuki wacakiraga mu nzira zitarizo, kuki wagikoreshaga ibidakwiye. izo manza ziratandukanye. ubu noneho ni iki wabwira abakirisitu bakumva, kuko hari ikiganiro wigeze utambutsa ku cya Cumi, ni iki watangariza umukristo wese ahantu ari ku mpande zine z'isi, ni iki wamutangariza ku bijyanye n'icya Cumi? umukristo akwiriye gutanga icya Cumi. umukristo arasabwa kugitanga kugira ngo akiranuke mu ruhande rwe. ibyo gukurikirana ngo cakoze iki ni ukuja mu bitamureba, mu bitamwerekeye, ni ukuvogera ubuzima bw'abandi n'inshingano z'abandi. nakiranuke mu nzira ze, nakiranuke mu nzira ze. Pastor akoze cyane, birumvikanye. Pastor, ese uhabwa umushahara atanga icya Cumi ate? uhabwa umushahara ni ukuvuga ngo icya Cumi usomye Itangiriro 28:20-22, ubundi icya Cumi bisobanura ngo ni ku nyungu. ntabwo icya Cumi ari icya Cumi cya kapitale cyangwa cy'ibyo dutunze, oya, ni icya Cumi ahubwo cy'ibyo wungutse. abantu aho ngaho bahumva nabi. niba mfite inkijana data yansigiye, ntabwo ngomba gutanga mu icumi, oya, ahubwo nizibyara inyana 100 ndatanga 10. ni ukuvuga ngo ni kuco umuntu yungutse, ni kuco umuntu yungutse. ni ukuvuga ngo niba rero ufite umushahara w'ibihumbi 300, icya Cumi cyawe gitandukanye n'ic'umuntu wahawe impano y'ibihumbi 300, biratandukanye. weho wakoze ukwezi ubona ibihumbi 300, undi ahuye n'inshuti imuhereje ibihumbi 300, icya Cumi cyayo mafaranga kiratandukanye. umuntu wahawe 300 nk'impano agomba gutanga 30, kuko arayungutse, ntabwo yayakoreye. ariko wa wundi w'ibihembo afite taxi yafataga yo kumugeza ku kazi, afite taxi. ni ukuvuga ngo amadepanse icyamuheshaga gukora uwo murimo, icyamuheshaga. noneho rero mu kunyungu akaba ari hatanga icya Cumi. ntabwo utanga icya Cumi cya kapitali, kuko umushahara w'ukwezi ntabwo uwungutse, wawukoreye. bitandukanye n'uguhaye amafaranga angana nawo. ibyo bintu biratandukanye. ni gute rero wafasha umuntu udukurikiye ukora akazi, kuko bamaze kubaza ibyo bibazo, bakunda kubibaza, ese umuntu ukora akazi agahembwa umushahara, ni gute yatanga icya Cumi? yabanza kuvanamo amadepanse y'ibyo yakoresheje, noneho ayasagutse akaba yatanga mu cya Cumi? abanza kuvanamo amadepanse, uvuga ngo ya taxi yishuraga ayikuramo. noneho rero niba hari ikindi cyamushoboje gukora ako kazi akagikuramo, niba hasigaye 200 kuri 300 agatangira 200, kuko niyaba bayinyungu. kuko icya Cumi bisobanura ngo ni ku nyungu. niba ugiye Dubai ukarangura ibintu bya miliyoni 10, ya miliyoni 10 ni kapitale yawe. iyo rero ya miliyoni 10 kunguye miliyoni 2, ntutangira 12, utangire 2. ntabwo utangira 12, ahubwo utangire 2, kuko 2 nizo wungutse muri za miliyoni 10. niko batanga, niko babara ubundi. niko babara. Pastor, hari umuntu ushobora gusaba credit
credit ya miliyoni, dufate miliyoni 10. None izo miliyoni 10 akaba zijanye kugira ante kuzikoresha. Noneho za miliyoni 10 nimba hari n'umushahara yahembwa, hari amafaranga bazagenda bamukata. Ya mafaranga yahora nimba yahora atanga nk'ibihumbi nka 30, mu gihe azaba yafashe izo miliyoni, ya mafaranga ntazasaba kuyabona. Ese yatanga icya 10 kuri uwo mushahara afashe? Babikora. Iyo ufashe credit ya miliyoni 10, ni ukuvuga ngo kuko si ku mushahara se bakaja bagukata 30, niba uhembwa 100 baja bagukata 30, basigara 70, bakaguta 30 bagasigara 70, utangira 70. Nubango kuri ya 70 niyo ukuramo ka depense ukabona kuyitangira nyine, na hiyo 30 ntuyibariramo kuko barangije kuyikata. Ntuyibariramo kandi miliyoni 10 ufashe kuri banki ntuyitangira icya 10 kosa yawe, ntabwo ari ayawe, ahubwo icuragura kikunguka nicuratangira. Pastoral, ese udakora yatanga icya 10 ati? Udakora kuko icya 10 giherekezwa n'imbabazi no gukiranuka n'ubutabera. Udakora ni umunyabyaha dabo, abanza kwihana kudakora. Udakora ni umunyabyaha ujuje ibyangombwa, niyihane kudakora aho natanga icya 10. Umunyabyaha utakora wese ni umunyabyaha, ko ntawe umuntu ugomba kuba hadakora kereka rwaye. Uwo rero kwirigura avuga ngo aratanga icya 10 nta nico camumarira, nta nico camuhesha kuko ni umunyabyaha. Ahubwo hari abantu bitiranya kugira akazi gahemba no gukora ibiraka wenda, kuko iyo umuntu ahinga ntiwavuga ngo ntabwo ari umukozi, ukaba ategereje kuzeza, kandi nawe apima intambwe mu murima, noneho bakareba imetero arasigira icya 10 cy'Uwiteka, nawe yakweza akagurisha kunguka. Ubwo se we ntakora? Si ngombwa ngo ukore ari ukukorera umushahara wa buri kwezi. Hari abakora imirimo yo guhinga, hari abamekanishi, hari abatwara byose barakora, abo bose barakora. Ariko umuntu wicara ntakore yarangije kuba umunyabyaha, noneho ro byarangiye we yarangije kuba umunyabyaha wujuje ibyangombwa. Kuko amadini yose ntabwo akutanga icya 10, ariko ico nagira inama ku bakristo batanga icya 10, idini ryawe niba ridatanga icya 10 biba rifite andi maturo, ubahiriza ayo maturo. Ariko idini ryawe niba ritanga icya 10, wikwigana ayo madini adatanga icya 10. Basi ukiringaho uvuze ngo nimba ngo uri mu idini ngo ridatanga icya 10, ukwiriye kuba nkabo, ukwiriye kuba kandi Bibiliya. None se Bibiliya yemera gutanga icya 10? Yemera gutanga icya 10. None se abo bantu nabayobye, none se wowe wabafavoriza ngo bakomeze ngo bashikire idini ryabo kandi uziko hari ingaruka yabyo? Kandi abayobye bazahoraho, abayobye ntabwo bazava. Niyo mpamvu tugomba kuyobora abayobye, tubashire mu kuri. Abayobye bazahoraho. Niba uri mu dini ridatanga icya 10 ukaba ushaka gukiranuka rivemo. Aho kandi niba ushaka gukiranuka rivemo, urumva? Niba udashaka gukiranuka rero bankabo. Noneho rero hari amatsinda, hari abari mu idini ridatanga icya 10 batanga icya 10, hakaba ni amadini atanga icya 10 ariko afite abayoboke badatanga icya 10. Ibyo byose binyuranamo, ugasanga ni uruzingitirane rugomba gusobanukirwa neza. Iyo wanze gukora ibyo itorero rikuyobora rikora, icyo gihe nuguhangana naryo. Ahubwo noneho rero wowe icya 10 ni itegeko mu Isezerano rya kera. Mu Isezerano Rishya kikaba kiherekezwa n'imbabazi ariko kigatangwa. Ubundi ntabwo Imana isaba icyo udafite ngo bivuge ngo byanze bikunze urokotsa ari uko utanze icya 10, kubera ko utanga icyo ufite. Kandi noneho rero ituro ryitwa ituro iyo utanganye umutima ukunze. Pasi tugomba kuyobora abantu. Hari abantu uko bayivuze bumvise izi nyigisho zatangwa mu 1935 za Rusere Grace. Abantu bamaze imyaka myinshi bumvise izi nyigisho kandi zimaze kugira imbaraga nyinshi. Ahubwo tugomba kugarura abatanye cyangwa abantu bazimiye bumva izo nyigisho barese kugitanga, ahubwo tubayobore neza tumubwiye ngo nubwo mwumvise izo nyigisho ariko Bibiliya avuga ngo kugitanga ni ngombwa. Ntabwo turababoha. Oya tuvuze ngo ni ngombwa, tubigaruye mu itegeko. Itoro irigomba guherekezwa niba umutima turabigisha bakamenya ukuri. None bakagitangana umutima ukunze atari ingoyi. Nyene tugomba kubabwira ko ico Bibiliya ivuga. Ariko tubwiye ngo nimba nguri ngo mu idini ngo bitayitanga ngo komeza ngo ntugitange. Kandi Bibiliya ivuga ko kigomba gutangwa. Utavuye none wagira ute uzagihande? Utavuyeyo yagitanga n'ahandi agakiranuka. Oya nta wagishobora kuko ibya 10 mu madini bari ha amategeko atari yo. Ni ikibazo.
yasobanuriwe nande? Niba aje gutanga icya cumi mu dini adasengeramo, iryo asengeramo ridatanga icya cumi, yasobanuriwe nande? Ahubwo reka nuvuga ngo noneho rero hano abantu baba badukurikiye n'abantu batandukanye. Ntabwo abantu badukurikiye hano n'abantu bo mu ngero zose, ntabwo turimo tubwira abantu bamwe. Hari abantu bari mu idini ritanga icya cumi batagitanga kubera barangije gusogogera ku nyigisho za Rusere Grace. Hari n'abantu bari mu idini ridatanga icya cumi bagitanga kuko bumvise amakuru ko kitavuyeho. Urumva, urwo n'uruhurirane, ariko bose bari gukangaratete kameze gake. Yaba wa undi gitanga atagisabwa ntabwo yacigishijwe. None amabwiriza n'amategeko y'icya cumi yayahawe nande? Niba atanga ikitari cyo akatica icya cumi ko naco ari ikinyoma, ahubwo nabanze yava aho ngaho agende bamusobanurire aho bagitanga. Twebwe hano turimo turigisha abantu. Hano ntabwo hano kuri Gusenga turimo twigisha abantu kubereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo tugomba gufavoriza abantu mu mafuti yabo, tugomba kubabwiriza ukuri. Niki wababwira yaba abari mu matorero bamaze gufata izini nyigisho, hakaba nabo bari muri ayo madini atemera icya cumi? Niyo murongo twababwira. Umurongo twatangirira ku bayobozi bakagisobanura, kuko usanga akenshi ikibazo ntabwo ari mu bakristo ahubwo ni muri nyobozi. Nicyo kibazo, kutagisobanura. Noneho rero ugasanga umuntu natumuye inshuro zirenga 40 kwigisha ku cya cumi. Urumva, inshuro 40 kwigisha ku cya cumi, ariko noneho sindatumirwa ahantu ho kwigisha uko bagitanga. Bava ngo twigisha abakristo uko batanga icya cumi, ariko nta hantu bagutumira ngo igisha uko bagitanga. Aho rero niho abayobozi b'amatorero bagomba kushira imbaraga kwigisha uko bagitanga, none kugira ngo abakristo batagica ukuri. Kuko inshingano zacu ni ukwigisha, ni uguha abantu umurongo, ahubwo abantu bamenye ko icya cumi kitavuyeho. Abantu bamenye ko icya cumi kitavuyeho, gusa ko habaye impinduka uburyo gitangwa mu isezerano rishya. Pastor, hano abantu badukurikiye harimo abapasiteri, harimo ababishope, harimo abakirisitu, harimo n'abapagani, harimo n'abantu bose. Ni ingeri zose badukurikiye. Ari umuntu ashaka kurera akabona ku cya cumi, aho arabyumva nyine mu makuru, abyumva n'ahandi hane ati hari n'inyigisho zihari ngo abapasiteri ngo bajya ngo icya cumi ngo baragikwiye. Niba bakirya mu kuri gutegetswe n'ijambo ry'Imana baragikwiye. Ni ukuvuga ngo icya cumi mu yandi magambo, icya cumi ni itegeko, ni kiremewe muri Bibiliya, kiremewe muri Bibiliya, kikagendana n'itegeko mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya kikinjiramo imbabazi, ubutabera no gukiranuka. Urakoze cyane Pastor. Ese Pastor, umuntu afite umwana w'uruhinja yarutangira icya cumi? Icya cumi kigomba kwemerwa kigendanye n'uruhererekanye rw'umutima w'umuntu n'uwo yagihaye. Nuvuga ngo umutima ukakubwira ngo uruhinja rwawe rero nta mutima, ni nk'uko utapfa kutabatiza uruhinja. Kuko ababatiza impinja turabaseka. Kubera iki? Nta ruherekanye rw'umutima w'urwo ruhinja. Rya jambo ry'Imana ryanditswe mu Baroma igice cya 8 umurongo waho wa 14 ku ya 16, bango umutima wacu ni 16 hamanya n'umwuka w'Imana, guhamanya ko turi abana bayo. Nubango icya cumi nacyo agomba kuba guhamanya. None se umwana w'uruhinja afite umutima wo guhamanya n'umwuka w'Imana? Ntawo. Nubango nta kiripability afite. Ntabwo uwo mwana rero w'uruhinja wamutangira icya cumi ngo nuko ari uwawe. Kereka ahubwo ufite abana 10 ukavuga Imana yampabe ya 10 bose ni bazima, none ngiye gutanga umwe kugira ngo abe icya cumi. Ariko nabyo usomye mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 nabyo Uwiteka yarabihagaritse n'umubare w'igice cya 18 umurongo wa 22 kugeza 23. Yarabihagaritse igihe Jafete yatambaga umwana kugira ngo abe igitambo. Ituro ry'iyo umuntu nibyo bazamukwa ushobora gutanga, ariko noneho kuva mu bare w'icumi 18 21 kugeza 23 byarahagaze.